urimo rirebera imisozi mwiza ya Rubavu cyangwa kuko urebye nano yayiteye ntago ari mu nguni cyane yayitereye kure pe ahubwo yarasikoze ku banyezamu no muri selection ndabyibuka witwa twa Pacifique uramubona wigeze gufatira Agence Sport n'amagaje na Musanze kwiga Zanzijyano hirya Rwamagana twaramubona tubana umunyezamu mwiza ajya muri selection za AP ewana ngafata neza pe ariko ngo bamutsinze igitego cyakura avuga ati umunyezamu utsinze igitego cyahahantu nta bintu twavugana iyo ni manque de concentration usabara ku muzamu ukiri muto nka Yves nyine bari umwanya kugira ngo agende akosora nayo makosa kuko ariko yewe bamutsinda ku front imutsinda ngenda cyamuha amahirwe aracyafite umwanya wo gukosora ibintu byose ari save ebyiri yakoze hagati muri match ntabwo wahita mutemera ibisino uvuga ngo nta kigenda room yo kwikosora room for improvement gusa bakamenyere bagira icyo bagenda bakora gusa igihari ngiye mfite n'ubwo ikipe ya Rayon Sport nkuko mwabivugaga ikipe Rayon itagira icyo iba yakoze rwose mbere yo guhura na Singida zabiri ariko hari amakuru ya ndani mfite nemusha abakirirenduka muri Rayon n'abafana gusa hari amakuru ya ndani mfite ngo bakimara gutombora Singida ngo inama yitaraganya yarateranye ebere ndabeshya cyane ivuga iki bakibona Singida wakomeza bakibona Singida urumva akse inama rugiye kwigira ariko Rayon Sport we navugaga ku bihanga twavugaga sinzi niba iyo nama yaragarutse kora kubenda ku bakinyi no komeza naho ngahiga ni ikintu kijyanye na Rokritoma cyane bagiye kongera gushyira ku isoko riya soko ryo mu Barundi nibashaka barireke umuntu witwa Tambwe Guruwari ngo yaje afite ibitego 20 ngo assist 10 ariko urareba imikinire ukibaza ibyo ntago barireka ahubwo barikomeza ariko bashaka abakinyi beza kuko abakinyi bo barahari uzi ko shampiyona y'u Burundi ibura journée 3 ngirangira ukabona umukinyi afite ibitego 15 iyo shampiyona ijya kurangira ubona agejeje 25 nibakorane n'aba agent beza basobanukiye iby'abakinyi baza abakinyi erega ntabwo bareka ibintu by'abakomisiyoneri ikibazo y'icya shampiyona uzi ikintu kimwe se buragiye gituma recruitment zawe zikunda muzabanze mukore ubushakashatsi murebe ano makipe mu Barabu ntabwo ajya kugura za Nigeria uzacunga amakipe menshi afitemo abakingo bo muri za Burkina Faso za Togo bino bihugu za Benin kubera iki bo bagura umukinyi bakaba bisiko batagiye kumukina muri uwo mwaka bati tugiye kumukosora nibi ariko ete twamubonyeho tuzabyibura nko mu myaka 3 iri imbere uziko Isufuda yaramaze imyaka 10 muri Berkane yarahaje ari umudefense rusanzwe uri aho ngaho ariko akabaguzwa amafaranga menshi ariko hano bo barashaka kugura umukinyi ngahita zatange resultat ko kandi ntabwo byakunda fix kandi bakagura no ku isoko rya nimugoro nibyo isoko risanzwe nibyo twari tugiye kuvuga tuvuga ati mwabikomojeho mu kanya ikipe Rayon Sport cyafite ibihanga byinshi geranyije nyine n'abakinyi yari ifite abakinyi b'Abakongo baragiye abakeve baragiye bagira ibibazo bikomeye cyane bavunikisha Forunganye Abeda kiza kumusimbura nawe arigendeye yagiye kwiryohera hejuru yo ngiyo mu Barabu nawe yagiye kwirira amafaranga ameze neza abakinyi benshi b'Abakongo muri defense ibibazo by'Abanyasenegal byabaye ibibazo uyu munsi ngo baraje bongera ngo bahawe amatike ejo ngo ntibaje ntawamenya harimo ibintu by'ubwiru bwinshi n'ibintu rwose by'ubupfura buke uyu munsi bakabaye ngo reportinga mu Nzove niyo makuru bari badoye mu cyumweru byari byo ibya Aimable ntawe uzi byari byo ikipe ya Rayon Sport nyine ifite zagara nyinshi harimo ibibazo byinshi tezagara abitwa ngo nabakinnyi ba makeya bakagombye kuba bafite abo batansere banze guha miliyoni 5 kugira ngo bajye bagenda babaha make bagiye kwirira $20 by'idolari hakurya hariya muri Kenya kuri tansere ari n'akantu arangano bazanye bagomba kwiga ari gukora ikintu ingaruka ubwazo akaba arizo zikurega nko kuri tansere rwose barireze no ngo situation yari kuri tansere igaragaje n'ubundi bibazo biri muri bande ariko nukavuga muri rusange iberi ninde ushinjwa kutagura tansere umuntu wakurikiranye case koya kandi president arabyitangaje muri kickoff yavuze muri Rayon barabyitangariza uravuga president Tade muri kickoff yavuze ngo twagomba kumusinyisha ariko ibibazo bya discipline nibyo byatumye tutamusinyisha murabyuka rwose nabatite baravuga ati abantu haramwe tibakoze akantu kazi ariko ntibari bazi ubu batinze kumusinyisha ejo ne nyuma ya match yagwarira ingoma barongera baramushaka banaganiriza Haji hanyuma na polisi ya Kenya kwa Coach Ndayiragije imwibeshyaho ubu tuvugana aho bita Mombasa Road agiye gukora medical na sinye bamuhe mu $20 bamwibeshya ariko Haji ni ukunda discipline ko yavuga ngo aba discipline ngiye kujya mbajyana amukoze umucuruzi bro Haji nagabonye $10,000 yamukuze miliyoni 3 yamukuze miliyoni 3 amuga ati nzaguhemba $800 miliyoni 3 ku mwaka umwe
babahaye ibihumbi 20 baza kugabana amuhembye rimwe Nuvuga- ukamutanze itatu amuhembye eshatu na rimwe. magana inani Eh. amubonyemo 14 amubonyemo nuvuga umwe arafata 10 undi arafata 10 si ibihumbi se by'amadolari ubwo ni 14 neza abanyarwanda ibihumbi 10 rwose haji biri kuri zamurungutse konte miliyoni 11 mu kanya nk'ako guhumbya kandi ukwezi kumwe uyu tansere ntugire ngo hano muri Kenya araza gutindayo nkurikije uburyo urwego yari ariho pe urwego yari ariho ushobora kudatindayo muri Kenya polisi ya Kenya urebye ibishoti yarikuraga bango rero iki kintu cya tansere gisa naho cyongeye kugaragaza ko muri reyo hari ibintu bitari kugenda neza cyane cyane muri recruitment niyo mpamvu iyi nama yabaye iyi nama yabaye yibanze cyane ku kijyanye n'uburyo bwo gutegura match ya Singida baravuze bati ntabwo wahita utegura projet y'imyaka 3 kandi dukeneye byibura izo projet kuzitegura duhere kujya mu matsinda uvuga ngo ikintu kigiye kuba Ruvuyanga bagiye gutegura match ya Singida inkabura turaje utubwire iyo nama y'igitaraganya irimo kwiga iki bagiye guhindura iki Cyane. mu masegonda 30